Ndabasuhuje, tugiye kurebera hamwe amoko arindwi y'urukundo. Nuza kuza kurangiza iki kiganiro uri buze kuza kuba wamaze gusobanukirwa neza urwo ukunda cyangwa ukundwa. Ubwoko bwa karindwi turi buze kuza kuganiraho, muze kuza gupeyinga attention kuko nirwo rukundo rukomeye rusumba izindi zose, kandi umuntu wese uri ku isi ararukundwa. Ubwoko bwa mbere bw'urukundo nubwo twita philia love, mu cyongereza bavuga ngo ni friendship, kubera ko iri jambo philia ni ikigiriki. Iyi philia love ni urukundo rwa gishuti, gukunda umuntu w'inshuti yawe, just a friend, inshuti. Urwo ntarutinzeho, hari ubwoko bwa kabiri twita storge love. Uru ni urukundo rwa kinyamuryango cyangwa rwa gifamiliye, rwa kivandimwe. Uru ni urukundo ruri unconditional, rudafite icyo rushingiyeho. Ni urukundo ukunda papa wawe na mama wawe, abavandimwe n'abandi bantu mu muryango, ukabakunda just kubera ko muva muri famiye imwe, ntacyo ushingiyeho, utagize ibintu runaka ushingiyeho, ugakunda umuntu gutyo. Kuko uru rukundo ubundi akenshi umuntu uri normali araruvukana, by'umwihariko hagati y'umwana n'umubyeyi haba harimo urukundo twita affection. Uru rukundo rero iyo umuntu atarwe experiencinze, ntakunde ababyeyi cyangwa we ntibamukunde, bimugiraho ingaruka zikomeye cyane mu buzima bwe, nawe kuzakunda bazabyara biragorana cyane. Reka ne kwirirwa ndutindaho, ahubwo nimanukire ku rwa gatatu twita eros love. Uru rukundo rwa eros mu cyongereza barwita romantic love cyangwa sexual passion. Uru ni urukundo rubi cyane rw'abapagani, abantu badakijijwe. Ni urukundo ukunda umuntu ku bwa purpose cyangwa ufite intego yo kuryamana nawe, ugahura n'umuntu ukamubona ukumva ikikujemo bwa mbere, ukumva desire ikujemo ni ukuryamana nawe. Uru ntabwo ari urukundo rw'abana b'Imana, ntabwo ari urukundo rw'abantu bakijijwe. Imana ibamfashirize ntiruzigere rubarangwaho. Ubwoko bwa kane bw'urukundo nubwo twita philanthia love. Mu yandi magambo mu cyongereza baravuga ngo ni self love. Ni urukundo rwo kwikunda. Muzababona abantu bari egocentric mu buzima bwabo, egocentrism. Abantu bikunda, yumva ko ibyiza byose byaba ibye, yumva ko ibyo yifuriza ko ari byo bikwiriye kuba byiza kurenza ibyo yifuriza abandi. Uru rukundo barwita philanthia love, self love. Muzahura nabo mu buzima, abantu bikunda, abantu bagira ubugugu, abantu bikubira, abantu bumva ko ibintu byose byiza byaba ibyabo. Aba bantu ntabwo bifuza ko icyiza cyajya ku bandi, bifuza ko cyabazaho, kandi iteka bahora babona ibyo badafite abandi bafite kurenza kutabona ibyo bafite abandi badafite. Ni ukuvuga ngo babona ibyo abandi bafite badafite, ntibarebe ibyo bafite abandi badafite. Ubwoko bwa gatanu bw'urukundo nubwo twita pragma love. Cyongereza barwita ni urukundo ruri shared goal cyangwa common goal. Ni urukundo ukunda umuntu bitewe n'intego runaka muhuriyeho. Ashobora kuba ari umuntu mukorana ku kazi, muhuje boss, just mugakundana bitewe n'akazi. Ikizarukwereka ni uko umuntu muhuriye mu kazi utazongera kumutekereza, cyangwa we atazongera yongera kugutekereza, kuvugisha nk'uko yakuvugishaga. Ibyo rero bikwereka ko byari pragma love, urukundo kubwo muhuje intego runaka cyangwa mukorana mu kazi. Urukundo rwa gatandatu, mbibutse ko tugiye kugera ku rwa karindwi rukomeye, arirwo nababwiye turi buze kuza gupeyingaho attention. Tutararugeraho rero, urwa gatandatu nurwo twita ludus love. Mu
mu cyongereza baravuga ngo it is playful, it is fun love. Uru ni urukundo rushingiye ku kwinezeza gusa. Uru rukundo rushingiye ku kwishima kuruta guhuza amarangamutima. Ni wa muntu just muzakundana cyangwa rwa rukundo uzakunda umuntu kubwo kwinezeza, mbega ni urukundo rw'imikino, kubwo gusohokana, guhurira ku mazi. Urukundo just rumeze gutyo rudafite intego, rw'imikino, rwo kwinezeza, rwo gusangira, nta deep inside irimo cyangwa nta guhuza amarangamutima birimo. Hanyuma urwa karindwi aribwo nababwiye turi buze kuza gupeyingaho attention. Barwita ngo iki ariko tutararugeraho, reka mbanze nsubiremo izo twahereyeho. Hari urwo twita filia, uru ni urukundo rwa gishuti. Hari urwo twita storge, uru ni urukundo rwa kinyamuryango cyangwa rwa kivandimwe. Hari urwo twavuze bita Philantia ni urukundo kwikunda. Hari urwo twita pragma, ni urukundo rw'umuntu muhuje intego. Hari urukundo rundi twavuze bita ludus, ni urukundo rwo kwinezeza rw'imikino rutarimo guhuza amarangamutima. Hari n'urundi twavuze bita eros, urukundo rwo gushaka imibonano, sexual love, romantic love. Urwa karindwi rero ni urukundo twita agape. Agape uru ni urukundo rudafite icyo rushingiyeho. Gukunda umuntu udafite icyo ushingiyeho, udafite icyo umutezeho, udafite icyo umukundiye, just ukumva uramukunze gutyo gusa. Uru ni rwo rukundo Bibiliya ivuga, nirwo rukundo Imana, mbega mu yandi magambo uru nguru ni urukundo rw'Imana, God's love. Uru ni urukundo Imana yakunze abari mu isi cyane. Imana ikunda buri wese nta kintu yitayeho. Imana yakunze abari mu isi. Bibiliya mu rwandiko Paulo yandikiye Abaroma ku gice cya 5 ku murongo wa 8, Bibiliya iravuga ngo Imana yerekanye urukundo rwayo yadukunze ubwo Kristo yadupfiraga tukiri abanyabyaha. Uru ni urukundo rw'Imana. Imana yakunze buri muntu wese uri ku isi akiri umunyabyaha, atari uko yakoze icyiza, atari uko yakoze ikibi, just iradukunda. Iyo dusomye ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana igice cya 3 ku murongo wa 16, hari ijambo rivuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Uru ni urukundo Imana yadukunze, idukunda kugira ngo tutazarimbuka, kubera ko umuntu wese avukana kamere y'icyaha. Tuvukana icyaha twakomoye ku basekuruza bacu dukomokaho aribo Adamu na Eva. Twari dukwiriye rero kurimbuka kuko ibihembo by'ibyaha ni urupfu, ariko impano y'Imana ni ubugingo buhoraho. Bitewe rero n'urukundo runini Imana yakunze twebwe abari mu isi twese, itanga umwana wayo Yesu, araza ava mu cyimbo cyacu. Biragoye, Bibiliya iravuga ngo ni umwana w'ikinege. Mu cyongereza baravuga ngo it is only begotten son, umwana umwe. Biragoye ko waba uri umubyeyi, kireka ahari mu rukundo rw'abantu, kireka uri umubyeyi gito, kuba waba ufite umwana umwe ari umwana w'ikinege ukamutanga ajye gupfira abantu kandi ari babi. Uru ni urukundo rw'Imana rwonyine. Imana yadukunze, Imana yarutugaragarije ubwo yatwoherezaga umwana wayo ikunda Yesu Kristo. Uru rukundo rero rwegora turuzirikana kandi tukarushimira Imana. Hari umupasiteri w'umunyamerika witwa Billy Graham yahimbye indirimbo mu gitabo cy'indirimbo z'amatorero y'ububyutse cyangwa y'abarokore Protestant. Hari igitabo cy'indirimbo, mu ndirimbo twita ngo ni indirimbo zo gushimisha Imana. Ni indirimbo y'149 yanditswe n'uwo mupasiteri w'umunyamerika witwaga Billy Graham. Yaravuze ngo ashaka gusobanura uru rukundo rw'Imana, mbibutse ko uru rukundo ntabwo wabona amagambo ahagije yo kuruvuga, kururondora cyangwa kurusobanurira umuntu ngo arwumve kuri extent or kuri standard ihagije. Yaravuze ngo inyanja zose ziri mu isi ngo zihindutse wino,
umuti w'ikaramu, izi karamu twandikisha. Mbibutse ko ku isi igice kinini 70% cyangwa 3/4 by'isi bigizwe n'amazi. Aravuga ngo rero amazi ari mu biyaga, amazi ari mu nyanja, umuntu ngo ayafashe akayahindura umuti w'ikaramu, hanyuma ngagafata ikirere, the cloud, the atmosphere, ngakagihindura impapuro. Yego turi kugendana. Hanyuma ngo umuntu ngagafata n'ibyatsi byose, ikintu cyose cy'icyatsi kiri ku isi akagihindura igifuniko cy'ikaramu. Hanyuma ngagafata abantu bose bari mu isi. Uyu munsi tuvugana isi ituwe hagati ya miliyari 7.8 gutyo 9 zigenda zisatira bitewe nuko birth rate igenda yiyongera. Ngabisi bose ngo bakandika iby'urukundo rw'Imana. Mbibutse ko inyanja yahindutse umuti w'ikaramu, ikirere, ibicu byahindutse impapuro, ahari ibyatsi hose hahindutse kino gifuniko cy'ikaramu. Ngo bakagerageza kwandika iby'urwo rukundo rw'Imana. Yaravuze ngo ntibabimara, ntibabirangiza. Aravuga ngo inyanja yakama, ikirere cyashira, yewe ngo n'ibyatsi byose byashira. Wowe umurikiye, ndagira ngo utangarize ngo Imana iragukunda kandi yerekanye urukundo rwayo ubwo yohereje umwana wayo Yesu Kristo aza kudupfira, apfa mu kimbo cyacu, urupfu twagombaga gupfa ararupfa, yishyiraho ibyaha byacu, arangije aduhereza kwera kwe. Iyo dusomye ijambo ry'Imana mu rwandiko rwa 2 Paulo yandikiye Abakorinto ku gice cya 5 ku murongo wa 31, hari ijambo rivuga ngo utarigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu kugira ngo duhinduke gukiranuka kw'Imana. Ndagira ngo utangarize ngo Imana iragukunda kandi yagukundiye muri Yesu Kristo ubwo yamutangaga agapfira ibyaha byawe kugira ngo ubohorwe, ucungurwe. Icyo usabwa nk'uko Bibiliya ibivuga ni ukwizera gusa. Iyo umwizeye uwexperiencing urwo rukundo rw'Imana, ukakira gift, za free gift y'ubuntu, ariyo twita ubugingo buhoraho. Ngayo nguko rero, ayo niyo moko 7 y'urukundo. Aya yose yavumbuwe n'Abagiriki. Reka nongere nyasubiremo. Hari urwo twita eros, ni urukundo ruri sexual rushingiye ku mibonano. Hari urukundo ruri twita philia, ni urwa gishuti. Hari urwo twita storge, ni urukundo rwa kinyamuryango cyangwa rwa kivandimwe. Hari urwo twita philanthia, ni urukundo rwo kwikunda. Hari urwo twita pragma, ni urukundo rw'umuntu musangiye intego cyangwa akazi. Hari urwo twita ludus, ni urukundo rw'imikino rwo kwinezeza just gutyo. Urwa 7 turogarutseho ni agape, urukundo rw'Imana. Imana ibagirire neza, Imana irabakunda kandi nanjye ndabakunda mwese. Niba wumvishe iki kiganiro kikunejeje, mfasha ugisharinge ku bantu 7 b'inshuti zawe ukunda storage ref. Ariko nireka mbacarenjinge, niba mwakurikiye iki kiganiro urukundo rwo kwikunda barwita ngo iki? Mubyandike muri comment. Urukundo rwo kwikunda babyita ngo iki? Ariko nawe wibaze niba utikunda, ese wumva ko icyiza kikuriho na mugenzi wawe yakibona? Niba atari uko bimeze, ufite philanthia love, urikunda kandi kwikunda si byiza. Egocentric love ntago ari byiza rwose. Imana ibarinde. Uwo mwumvaga nta wundi yari umuvandimwe wanyu mukunda kandi nawe ubakunda. Imana irumva Dieudonné. Mukande subscribe kuri channel yacu ya Imana irumva TV, tujye tubana mu bihe byiza nk'ibi ngibi byo gusobanura